The Interview. N'umwanya mwiza wahariwe inzobere mu ngeri zitandukanye kugira ngo zibagezeho iby'ingenzi mu mibereho ya buri munsi. Aho muhabwa umwanya wo gutanga ibitekerezo ndetse n'inyunganizi kugira ngo murusheho gusobanukirwa. The Interview ni buri wa mbere kugeza kwa gatanu kuri Radio Imanzi 105.1 FM. Radio Imanzi 105.1 FM. Ngushimira cyane wesemo kubana natwe muri programu zitandukanye kuva ku isaha saa moya kugera magingo aya. Nanjye naje rero ngo tubane mu kiganiro The Interview no kuva ku isaha saa 5 kuza kugera ku isaha saa 6. Ndi Pierre Celestin Irorangwa ikaze muri kino kiganiro kandi mbasuhuza mu bice bitandukanye muherereyemo. Ubwo ndavuga intara nyeretse mu mujyi wa Kigali. Tujyogana ku nsanganyamatsiko ari giti kuboneza urubyaro abangavu nabo birabareba. Kuri iki tuganira ibi rero imibare y'ikigo cy'igihugu kibarusha imibare yagaragaje ko rero muri 2023 abangavu bafite imyaka iri hagati y'10 na 19 babyaye bagira ku 19,406. Amerika rero komeza kugaragaza yuko mu myaka itandukanye inda ziterwa abangavu zagiye imibare yabo yiyongera izamuka kuba muri 2017 batewe inda batarageza imyaka y'ubukure bagiraga mu 17,331 muri barazamutse mu myaka yakurikiye kuko waje kugira ku 23,622 muri 2019 no mu gihe rero muri 2020 bageze ku 19,701 bikagenda bizamuka gutyo muri 2021 baba 23,534. Turaza no kubihuza n'imibare y'uno munsi urumva ko uko imyaka igenda yicuma ari nako imibare izamuka. Ibyo rero bigatuma twibaza tuti habayeho kuboneza urubyaro ku bangavu n'izo nda zibaterwa zagabanuka cyangwa se zikanashiraho burundu. Muri make kuboneza urubyaro bikaba nk'uburyo kugira ngo zino nda zikumirwe. Ibi rero ndabiganira namwe ndetse n'abatumirwa turi kumwe muri studio, aho ndi kumwe na Innocent Umugisha n'umukozi wa Réseau des Femmes mu ishami rishinzwe itangazamakuru ndetse n'itumanaho. Umeze neza? Ndagusuhoje. Bahongera ubeho. Uyu ni umunsi ukomeye ku Banyarwanda bose, umunsi mwiza. Tariki ya mbere se tariki ya mbere y'ukwakira wari umunsi ukomeye cyane mu mateka y'igihugu cyane. Inkotanyi rwose ziza kongera gutanga igihugu cyase gutanga ubuzima ku Banyarwanda. Ngira ngo turavuga Réseau des Femmes ariko bamusigira amatsiko ho gato akavuga ati Réseau des Femmes biduhuze insanganyamatsiko yacu uyu munsi. Réseau des Femmes nyine cyangwa se Réseau des Femmes pour le développement rural ni isangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro. Urumva rero n'umuryango washinzwe mu 1986 urumva ari ba mu nshingano harimo kurengera iterambere ry'umugore wo mu cyaro. Buriya ntago umugore wo mu cyaro yatera imbere mu gihe ari kubyara abana adashoboye kurera, ntago yatera imbere mu gihe ari kubyara abana atiteguye, kuko buriya iyo tuvuze umugore abantu ntibumve wa wundi washatse ufite umugabo, ntibumve wa wundi mukuru, nabari abangavu turi kuvuga bari guterwa inda nabo nabagore cyita rusange nk'igitsina gore. Urumva rero buriya uriya mwana wamaze kubyara, umwana atifuza akabyara ku myaka 10 n'ingahe ntabwo ashobora gutera imbere. Ikibazo kiba gikomeye. Niyo mpamvu rero bifite aho bihuriye. By'umwihariko rero muri iyi minsi ubwo dufite n'umushinga turi gushyira mu bikorwa mu karere ka Gasabo mu mirenge yose uko ari 15 n'umushinga ku buzima bw'imyororokere. Urumva bimwe mu byo dukorera harimo no kwigisha n'ubundi bari abangavu ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. N'umushinga dukora ku bufatanye n'ubundi muryango w'Abanyakanada witwa RAMI, tunabiteyemo inkunga na Affaires Mondiales Canada. Umushinga rero tumaze imyaka 2 turi gushyira mu bikorwa kandi urakomeje kuko n'umushinga w'imyaka 5. Mu byo dukora rero nyine nkuko nabikubwiye urumva harimo n'ubukangurambaga kugira ngo abantu bamenye ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ariko banirinda ingaruka zishobora guterwa no kutagira amakuru ku buzima bw'imyororokere. Nibyo urumva ikintu cyitwa amakuru ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Ibyo dukora no kuzima bw'imyororokere amakuru arakenewe, ari impamvu twafashe umwanya nk'uyu nguyu ngo tuze kusangira amakuru nk'aya ngaya binyuze kuri Radio Imanzi 105.1 FM. Turi kumwe kandi na Olive Nyampundu, ni umuforomokazi kandi nawe akaba n'umukozi muri Réseau des Femmes. Ikaze. Mwaramutse. Mumeze neza?
nawe asa nawe uri umugore wo mu cyaro cyangwa uri umugore wo mu mujyi uhana iterambere ry'abagore mu cyaro? Oya, ndi umugore wo mu cyaro. Umeze neza? Umeze neza. Yego, uradufashije ku bijyanye n'ubuzima tubihuza n'ibyo tuvuganira kuko kuboneza urubyaro bikora ku buzima n'ubuzima bw'imyororokere. Reka twanzike ikiganiro cyacu rero ari wo duheraho turebe iyo tuvuze ngo kuboneza urubyaro, kuko usanga ari ingingo igirwaho impaka. Kuboneza urubyaro by'ubwabwo nk'igisobanuro unabihuza rero n'insanganyamatsiko yacu y'umunsi aho turi kureba by'umwihariko ku bangavu. Murakoze. Kuboneza urubyaro igisobanuro cyabyo muri rusange ni uburyo umuntu cyangwa umuryango ushobora gukoresha kugira ngo birinde gusama batabiteganyije cyangwa kubyara igihe batabiteguye. Ahangaha bikabafasha kugenda babona uburyo bwo gutegura iterambere ryabo no gushyira intera ihagije cyangwa batekerejeho hagati y'umwana n'undi igihe ari umuryango. Ndetse nk'uko tubibonye yuko ari umuntu cyangwa umuryango baboneza urubyaro, aha biraza kuduhuza n'iyi nsanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu, tubone ko n'umwangavu ari muri kiriya cyiciro cy'umuntu ku giti cye ushobora kuba yaboneza urubyaro. Yego. Nibyo rero ubwo duhita tunaganira ku kijyanye n'uburyo bwo kuboneza urubyaro, kuko ni ingingo idakunze kugenda yenda iracyagirwaho impaka. Bamwe barayumvise abandi biracyari urugendo. Ngira ngo no mu myaka itambutse 2022 inteko ishinga amategeko abadepite bari ukuntu bashatse gutora itegeko, icyo gihe nta nubwo nabo ubwabo babyumvaga kimwe, ariko kandi bikagaruka bigakora ku buzima bwa bano bangavu. Kuko kandi hari n'ingingo nk'iteka rya minisitiri ryemerera nyine abantu kuboneza urubyaro babishaka. Ubundi mu by'ukuri kuboneza urubyaro ku bangavu birabareba? Kuboneza urubyaro ku bangavu birabareba dushingiye ku kibazo gihari muri iyi minsi cy'inda ziterwa abangavu ndetse n'inda ziterwa abakiri urubyiruko muri rusange. Abangavu rero harimo ababa bakibarirwa mu cyiciro cy'abana ndetse n'abarengeje imyaka yo kwitwa abana ho gatoya. Akenshi usanga baterwa inda batateguye, bakaba bibaye byiza imyumvire igahinduka cyangwa tukabigiraho imyumvire imwe, babasha kuboneza urubyaro nabo nta kibazo cyaba kirimo, birabareba. Inosanda ntacyo nawe aragikomeza kunganire. Tunashingira no kumera no munsi nosa kugira ngo turebe duhuze uburyo bwo gukumira tunabuza n'ikibazo gihari. Nahoze nsoma inkuru yanditswe ku kinyamakuru Igihe, bavuga bati umugenzuzi mukuru w'urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo mu iterambere ry'igihugu GMO Nadine Umutoni Gatsinzi yatangaje ko mu mezi atandatu ya mbere ya 2024 abangavu barenga 10,000 babyaye batarageza imyaka 18, barimo n'abari munsi y'imyaka 14 bagera kuri 55. Buriya imibare iravuga iki. Nanjye nakunganiraho buriya 99% y'abakobwa babyaye nubwo hajya gutekezwa buno buryo babaga bari hagati n'ubundi y'imyaka hagati ngo 10 na 19. None ugasanga rero bihita bigaragaza ko ari ikibazo ko gihangayikishije kuko ni ya myaka yo gukora imibonano mpuzabitsina. Kandi ikindi abantu bagomba kumenya, hari igihe turi kuvuga ibi ngibi buriya abanyarwanda bajya bavuga ngo agahwa kari kundi karahandurika. Nkuko nakubwiye Réseau des Femmes n'undi dukora ku iterambere ry'umugore, twigeze kuba dufite umushinga twakoreye mu karere ka Rwamagana ndetse na Burera dufasha aba bana babyaye bakiri bato. Twarabibonye ibibazo birimo, yaba ku mwana ku giti cye, twarabibonye ibibazo birimo yaba ku mwana n'ababyeyi, twarabibonye ibibazo birimo yaba ku muryango mugari. Ni ikibazo gikomeye. Uyu mwana iyo yabyaye agira ingaruka zikomeye, yaba ingaruka zimugeraho ndetse n'ingaruka zigera ku muryango muri rusange. Tukibaza tuti ese niba izi ngaruka zihari kandi tukaba tubona imibare y'abana babyara ikomeza kwiyongera, ese turebere ese koko ndabizi hari abantu uvuga iyi ngingo agahita ngo ni ugutuma ngo abana basambana, ariko nkibaza cyangwa ni ukwica. Iyo uri kugenda mu nzira ugahura n'abakobwa, duhuye n'abakobwa 3 harimo utwite n'abandi 2 badatwite, ushobora kureba abo bakobwa niyo haba harimo undi uvuye gukora imibonano mpuzabitsina ukamenya ko yayikoze.
ese ko bitabyanditse ku gahanga ariko se iyo harimo wa wundi utwite ntuhita ubona ko yasambanye. Njye rero nkavuga nti aho kugira ngo twumve ko kwemerera abangavu kuboneza urubyaro ari ikibazo, ahubwo twareba ibibazo birimo iyo bataruboneje. Ikindi ko atari itegeko, ni amahitamo y'umuntu. Umuntu yabihisemo, tukarinda nibura ibyo bibazo. Ikibazo kiri hehe? Mpita nanabijyanisha n'ubundi n'ubwirinzi bundi, kuko iyo tuvuze inda zitifuzwa gutya hari igihe duhita twirengagiza indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, nyamara nazo ni nyinshi, zirimo na virusi itera sida. Ibyo ngibyo biraba, nyamara hari uburyo bwo kuzirinda. Mu gihe abana twagakwiye kubigisha, nibyo tukabigira tuti bana kwifata muzifate rwose, ariko se nibinanirana nubwo bigoye biragoye. Ni umuhanzi wabiririmbe, ntabwo birakugoye. Ni umuhanzi wabiririmbe, twifata biragoye, kwifata biragoye. Niba tubona bigoye rero turakora iki? Reka abana tubabwiye tuti mwifate, ariko niba byananiranye tubereke ubundi buryo buhari. Harimo ubwo bwo kuboneza urubyaro tukirinda gusama, ariko harimo no gukoresha agakingirizo ko kakurinda gusama, kakakurinda na za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zirimo na virusi itera sida. Kuri njye naho numva twakabaye dushyira imbaraga. Nibyo turaza no kubihuza n'izindi ngaruka zibaho ziganisha no kuba yenda hari abageza no kusama bagashaka no gukuramo izo nda bikabagiraho ingaruka, ariko urumva batangiye guhangana n'ingaruka aho guhangana n'ikibazo cyangwa se kumira bahere mu mizi. Olive, dufashe utwinjize kwa muganga tunareba ubundi buryo bwo kuboneza urubyaro bunahari bukoreshwa. Ni ubuhe? Ese uriya mwangavu bwose arabwemerewe? Imbogamizi zirimo n'izi? Murakoze. Kwa muganga uburyo buhari bwo kuboneza urubyaro ni uburyo bwa kizungu, twita yuko ari uburyo buba bwifashisha imiti cyangwa ibindi bintu bitari kamere mu mubiri w'umuntu. Ubwo harimo uburyo bwo kwiyakana ntibirimo. Oya, kwiyakana ntabwo birimo mu buryo bwa kizungu. Uburyo bwa kizungu harimo uburyo bukoresha imisemburo, harimo ubw'igihe gitoya n'ubw'igihe kinini. Tubonamo udupira, habamo agapira k'imyaka 3 n'ak'imyaka 5. Utwo ni udupira two mu kaboko. Hari n'agapira gashyirwa mu mura, habamo akagira imisemburo ndetse n'akatayigira. Hakazamo ibinini, hakazamo ndetse n'inshinge. Hakaza noneho uburyo twita yuko ari ubwa kamere cyangwa abandi bita ko ari uburyo bwa gakondo, harimo kwa kwiyakana wari uri kuvuga. Hakazamo uburyo bw'urunigi, hakaba karindare, hakaba konsa, hakabamo no gusuzuma ururenda, kazaho n'agakingirizo. Akakingirizo buriya kaza hose, gashobora no muri kizungu. Gashobora kuba kari muri kizungu, umuntu yakita uko ashaka. Yego. Noneho hakaza n'uburyo twita ko ari ubwa burundu. Ubwo buryo nari mbanje kuvuga bwa mbere bwa kizungu n'ubwa gakondo, ni uburyo bwo kwifashisha by'igihe gito wenda runaka. Biba bufite igihe bumara. Ariko hari n'uburyo bwa burundu, ari bwo gukata cyangwa gufunga imiyoborantanga ku bagore cyangwa ku bagabo. Ubwo buryo bwa burundu rero, twihuse ndashe ku ntego y'ikibazo warumbaje, nibwo butemerewe urubyiruko. Umuntu ukiri urubyiruko, abantu benshi baba bibaza ngo ni gute umuntu aboneza urubyaro atarabyara. Hakaba hariho n'ibihuha bivuga ko bishobora gutera ubugumba n'ibindi, ariko uburyo bwa burundu bwo umuntu utarabyara nibwo abatemerewe gukoresha. Ntabwo buhabwa abantu bakira abajene cyangwa urubyiruko. Yego. Ubwo buryo bwose so ukomoje uretse ubwo nyine byihariye ko urubyiruko batabufata, umwangavu birasinikira kubangavu gusa, ubwo ngubwo ingimbi zivuyemo. Umwanga ariko ingimbi nazo zafata agakingirizo da. Zafata agakingirizo. Cyakaza agakingirizo. Ashobora no kumenya kubara ukwezi k'umugore akajya barira girlfriend wiwe. Aho no kumufasha ntago ari we biri gukorwa ku mubiri we. Urumva bagomba kujyanamo nabo. Ariko ibyo bagomba kujyanamo n'abajyanamo mpuzabitsina bagomba no kujyanamo gukora ifite intego. Niba mwajyanye mu mibonano mpuzabitsina, mugomba kumenya ko n'ingaruka zizavamo muzazijyanamo. Rero niba mushaka no kwirinda ingaruka zizavamo mugomba kujyanamo. Hari gahunda tugira yitwa Men Engage. Ni ukuvuga
abagabo nabo binjiremo. Iyo usanga iyo tuvuze kuboneza urubyaro usanga abantu bumva ko ari umugore, usanga iyo tuvuze ibintu byose nyine, usanga iyo tuvuze ibibazo byavuye mu gukora imibonano mpuzabitsina mu kajagari niko nabyita tubyerekeza ku bagore. Ariko se wa muhungu we wateye inda afite imyaka 17 n'umunani, undi we yiteguye kurera, nawe yakakwiye kuba bimenya. Waba usaba agatike mu rugo ugahita ukata uvuga ngo ugiye gusenga ukajya kureba Shushube ukazabona ayinguza ayindezo. Ikindi ese yibuka ko natera inda wa mwana uri munsi y'imyaka 18 ari yirengeje bazamufunga kuko azaba yamusambanyije. Urumva abasore nabo bagomba kumenya ko hari ingaruka zibageraho nubwo atari uzatwite y'amezi 9, ariko nakamenya ko agomba kujyanamo niba ari ako gakingiza kumva ko aragafite, niba atagafite nareke gukora imibonano mpuzabitsina kuko ntago yiteguye kurera, nta nubwo yiteguye gukuramo indwara. Wenda inyuma y'uko uri ukora kwa muganga reka tuvuze nuko nawe uri umugore, uburyo ngo abagore uruhare rwabo ni rukeya mu kugira ngo bakore imibonano mpuzabitsina ikingiye. Nawe ibyo bintu urabyemera? Kuko ngo guhakana k'umukobwa ngo urya ngo abayemeye bikaba rero byasunika bigasunikira kuri ya mibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa se itaganiriweho. Nabyo nibyo bagaragaje mu bitekerezo babona agiye nganira nabo. Ibyo biraza kugaruka kuri za mbogamizi z'imyumvire zishingiye no ku muco. Abahungu benshi cyangwa abagabo bashyizeho ikintu kivuga ngo iyo umukobwa ahakanye aba yemeye. Ntabwo n'abakobwa babishyizeho bituma abagabo babibona. Oya, n'abagabo babishyizeho kugira ngo nimba yanahakanye uko ashoboye kose cyangwa ahakanye bitewe na emosiyo ze nuko abashije kubivuga, umuntu agomeza ahatirize yumve ko hakiri amahirwe kandi be no kubimurenganyiriza, kuko iyo umukobwa aba ahakanye aba yemeye. Navuga utagishobora kuva. Tukiri kuri icyo nkomoje ku byo Innocent yaravuze, dukwiriye kwigisha urubyiruko rwacu, ingimbi n'abangavu ndetse n'abana bakiri bato bakajya bajya mu bintu bazi. Nkuko waruvuze ngo abagore benshi bakora imibonano mpuzabitsina batunguye, usanga n'urubyiruko cyangwa n'abandi bantu benshi bakora imibonano mpuzabitsina batari umuryango, batari umugore n'umugabo, akenshi bavuga ko ibatungura. Rero dukwiriye kuzana umuco no kwigisha abana bacu bakiri bato bari no gukura bamaze kuba ingimbi n'abangavu ko bagomba kujya bajya mu bintu bazi. Ese nimba uri ingimbi nk'abandi umwangavu tukaba turi mu rukundo, twiyemeze tujya dukora imibonano mpuzabitsina cyangwa twifate. Nimba twiyemeje kuzajya dukora imibonano mpuzabitsina se dusamye nta kibazo cyangwa gusama tubireke? Gusama nimba tugiye kubireka tubigenze gute kugira ngo hatazabaho gusama kandi dukora imibonano mpuzabitsina? Bikaba umurongo ngenderwaho guhera ku munsi biyemeje kubi couple ikora imibonano mpuzabitsina mu buryo buhoraho. Ubwo sibyo ntibizasaba ko n'abarezi cy'ababyeyi babashyigikira? Nago hazamo gushyigikirwa n'abarezi cyangwa n'ababyeyi. Wenda ngufashe bamvuze gutyo usanga ku giti cyanjye tufate nk'abantu wenda bafite ababareberera ku gitsuri, usanga kenshi batwarira cyangwa bakora imibonano mpuzabitsina babeshye iyi ni gahunda bagiyemo. Sibyo tufatira umukozi wo mu rugo avuga ati ku cyumunza yagusenga cyangwa munsi makuru nzajya iwacu, agahita akatira akamara iminsi 2. Niba umwana akavuga ati ngifite anniversaire umwana twigana akakatirayo, iyo bikaba bisunika kura ko abagira ngo asige hari kizera haye umurezi cyangwa umureberera kugira ngo kuko amubwiye hagiye ntago byahura. Wenda mu byo tunakora muri uriya mushinga dukora w'ubuzima bw'imyororokere twita SDSR Rwanda cyangwa se Santé de la Sexuelle et Reproductive for Rwanda, harimo no kwigisha ababyeyi kugira ngo bagire abana inshuti. Uri iyo tugiye mu bintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ni nacyo cyo gikomeye. Urumva abana bafite ibyo bazi, ababyeyi nabo bafite ibyo bashaka kumenya. Hari ukuri ababyeyi badashaka kumva. Ababyeyi ntibashaka kumva ko abana bakora imibonano mpuzabitsina, nyamara imibare ikabigaragaza. Kuko ugeze kuvuga statistique bagira ubushakashatsi bita DHS cyangwa Demographic and Health Survey, bugenda bugaragaza ko abana batangiye gukora imibonano mpuzabitsina bari mu myaka cyane cyane abakobwa nibo babanza mu myaka 15 babakora imibonano mpuzabitsina rwose. Nk'ubu abakobwa babye mwerehera kugaragazwa abakobwa 99 babye bafite imyaka iri hagati ya 15 19 bari babyaye bwa mbere mu gihe none umwe kwijana ari abari basubiyeyo. Urumva rero ababyeyi ntibashaka kwakira uko kuri. Iyo adashatse kwakira uko kuri nibiganiraho wa mwana nyine nabyo biragabanuka. Ari mpamvu twigisha ababyeyi twavuga tuti ni mwakire nyine uko kuri.
hari aho isi igeze bitandukanye wenda nuko ababyeyi bacu babayeho. Nimwakira uko kuri none mumara kukwakira muganiriza abana mubagira inshuti kwa ko buriya Celestin ndakubwiza ukuri umubyeyi wagize umwana inshuti niyo agiye kujya ahantu nkaho amubwiza ukuri noneho uzikibaho niyo hagiriye ibibazo arabimubwira nyine abibwira umubyeyi we ariko ntago waba wagiye ahantu wabwiye umubyeyi ko ugiye gusenga wowe ukigira ku musore yarangiza akaba agufashe ku ngufu cyangwa agusambanyije ngo uzubibwire umubyeyi. Ababyeyi benshi babona abana babo inda imaze kugera nk'amezi nk'atanu atandatu arindwi ari imvutsi kubera ko ntago koze bwa bushuti hagati y'umwana n'umubyeyi ku buryo umwana azamubwira ibintu byose kuko hari ikizere n'ubwo wenda akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ariko mu masaha 72 agifite amahirwe yo kuba inda ihagarika. Buriya muganga tuvuye ku buryo bwo kuboneza urubyaro ariko hari n'ubwo buryo noneho bufasha mu bw'igihe gito byita emergency pills ariko ntabwo ari bukora nk'uburyo bwo kuboneza urubyaro nubwo gufasha nyine by'igihe gito ibyo waruvuze bya morning after pills ariko umwana nakora imibonano mpuzabitsina imutunguye adashobora kubibwira umubyeyi urumva azabigenza ate. Wenda ku kindi iyi projet niyo mpamvu twashyizeho umurongo wa telefone utishyurwa 811 kugira ngo nibura wa mwana udashobora kuganira n'umubyeyi kuko turacyafite urugendo rwo kuganiriza ababyeyi kugira ngo babyumve ko bazaganira n'abana ariko nibura mu gihe tutaragera kuri icyo cyiciro twifuza wa mwana nibura ahamagare nta muntu uri kumubona aritabwa n'abantu batari kumwe batamuzi nibura abagisha inama. Ibyo nabyo n'uburyo twashyizeho kugira dushoboye gufasha ariko dukomeza urwo rugendo rwo kwigisha ababyeyi kugira bumve ko kuganira n'abana ku buzima bw'imyororokere ntago ari ibishegu ntago ari igisebo ntago ari kirazira oya ahubwo ni umuco dukwiye gukuza mu babyeyi kuko nta gihe runaka cy'imyaka cyagizwe hari abagize kumbwira ati yiza ko hari imyaka runaka icyo gitsina Imana yo kuzagitanga ku gihe cyacyo nyine cyangwa kikaba kifunze iyo myaka yahagera kikabona gufunguka. Hari akantu warugarutse ariko uvuga utabakobwa baba intandaro kubera bigatuma abahungu bumva ko biracyashoboka ntago bajyanamo wenda kugira ngo bakore imibonano mpuzabitsina ifite intego. Urundi ruhande nyine biriho kuko nigeze kuganira n'abakobwa ndi kumenya ko kwese kubera iki batagira uruhare mu mibonano mpuzabitsina ngo nimba bishaka abyemere niba atanabishaka abyemere. Umwana w'umukobwa arambwira ngo ngewe na sheri wanjye ngo tujye kuba tubanza kugigira ngo barabanza bakarwana ati nibyo nkunda. Bivuze ko muri kwa gukora imibonano mpuzabitsina harimo abakobwa bafatirwamo ku ngufu kubera ko umuhungu yishyizemo ko ari kugerageza n'ubundi ntari bunyemerere ingaruka zibamurera abahungu bambwiye niba yari afite n'agakingirizo ku musego yashobora kugakoresha kubera ko bagigiye aratekereza ati ninjya kugafata ndasanga yisubiye agahita kizimbabwe bamara kubikora akibuka ko yari afite agakingirizo. Ariyo mpamvu muganga yatubwiye niba wanahisemo gukora imibonano mpuzabitsina yikore wabihisemo by'ibi bintu bigutunguye ubundi kuki bigutungura bitegura uvuti ngiye gukora imibonano mpuzabitsina niba ngiye kwikora ndashaka gukuramo iki ndashaka gukuramo inda ntayo nshaka ndashaka gukuramo indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina ntabyo nshaka niba ntabishaka ndabigenzane niho bwa buryo nyine urahita mu buryo ukoresha. Ibyo bintu uri kuvuga ubundi gukora imibonano mpuzabitsina ni ama-etape menshi ntago ari kujya ntabwo ari igitsina gihuye kijya mu kintu ni ukuvuga ngo bihera hahandi umubwiye uti se uzaboneka ryari ati kuwa kabiri byagora mama yirirwa mu rugo reka tugire ku cyumweru ubundi ugitekereza ibyo bintu ngo kuwa kabiri byagorana mama yirirwa mu rugo desha urashaka ko mubuhura muri babiri none nyuma y'ibyo ukamubwira uti se ejo ukaba kwibutsa nyuma yo kwibutsa ukamubaza utugeze he cyangwa ati nanjye ndaje ubwo tayari imibonano mpuzabitsina iba yatangira urugendo rwayo. Noneho n'ikindi ariko nongeraho abantu bakumva ko gusurana bitavuze gukora imibonano mpuzabitsina kubera iki mutasurana mukaza mukicara mukaganira niba aragafanta mukakonywa mukagenda kandi muri babiri ubundi iyo wageze kuri iyo myumvire y'imibonano mpuzabitsina niho niba ushobora no kwirinda ibi bibazo kavuga uti nshobora kugenda nkaba ndahantu turi abantu babiri kandi ntidukore imibonano mpuzabitsina kuko tutabiteganyije aho ngaho iyo myumvire turamutse tuyigezeho ibibazo byinshi bituruka ku gukora imibonano mpuzabitsina yo mu kajagari byacika. Imibonano mpuzabitsina ifite intego. Tugaruke kwa Olive hari uburyo watubwiye buno buryo bwose bukoreshwa kwa muganga ubwo urubyiruko n'ingimbi abangavu n'ingimbi bemerewe buriya buryo bwose watubwiye hari abarabwemerewe ese umwangavu uje gusaba iyi serivisi bimworoheye kuyibona cyangwa haracyarimo ibimugora? Umwangavu uje gusaba serivisi yo umukobwa yabyo akavuga ati ngiye nshyikiramo agapira yaza kwa muganga mukabikora
biterwa n'imyaka afite. ubwo ni munsi ya 18 iyo turi kuvuga. Munsi ya 18 ubundi muri rusange umwangavu no guhera ku myaka 10 kugeza ku myaka 19. Iyo turi kuvuga abangavu dusangamo ikiciro cy'abana nkuko nabivuze ndi gutangira bari abari munsi y'imyaka 18 ndetse n'abatarengeje imyaka 19 bamaze kugira 18 nabo baba barimo kubera yuko baba bafatwa nk'abantu bakuru ariko n'ubundi bakiri abana. Babita abateenage. Yego. Iyo akiri umwana ari munsi y'imyaka 18 akeneye serivisi yo kuboneza urubyaro bisaba kazana n'umubyeyi we akamuhesha uburenganzira bwo guhabwa iyo serivisi. Biracyari imbogamizi cyane nguko mwari muri kubivuga abana batinya ababyeyi baratinyitse cyane hariya mu rugo kandi ugasanga umubyeyi arabizi neza ko umwana yamunaniye yagerageje kumwigisha indangagaciro biranga umwana arataha amajoro arabizi ko afite boyfriend nubwo atabyemera ariko nagashaka kumva yuko ibyo bintu biri kuba atari gushobora guhagarika bizagira ingaruka ngaherekeze wa mwana aze kumusabira serivisi yamufasha kwirinda izo ngaruka zindi zizaza. Baba babyumva abana bavugira mu matelefone ababyeyi babyumva bahana izo randevu mwari muri kuvuga mu kanya na Inosa ababyeyi bumva bari kuri telefone akamubeshya ibyo bintu byose umubyeyi ashobora no kubikeka ko umwana mubeshya buri umuntu mukuru aba ari mukuru akabibona umwana akagenda akagaruka akabikeka ko umwana wakora imibonano mpuzabitsina cyangwa akaba nabizi neza byumva nabandi nk'abatuye mu bice by'ibyaro ho haba n'inkuru iyo byabaye bishobora kuba inkuru bakabyumva ariko umubyeyi ntatekereze ngo ariko nyuma y'ibi byose biri kuvugwa n'ibiri kuba ingaruka zizakurikiraho nizihe niki nakora ngo nzirinde ahubwo ugasanga ni ugutonganya umwana akumva birahagije. Rero iyi serivisi nabwo haracyari imbogamizi ababyeyi baherekeza abana babo bajya kwaka serivisi zo kuboneza urubyaro ni bake cyane. Kandi na ziriya morning pills mwaye muri kuvuga urumva abo bana bari munsi y'iyo myaka kuyimuha atazanye n'umubyeyi nabyo ni risk. Ntabwo ngeraho yuko nubwo wenda ashaka kukigura no muri farumasi amafaranga nayo ntayo. Kuvuga ngo yakigura muri farumasi abana bari mu myaka munsi y'imyaka 18 turabizi abenshi baba bari mu mashuri. Yagituma umunyeshuri kubona biriya bihumbi 10 kubona biriya bihumbi 10 biba bigoye. Uzizinde ngaruka ushobora no gusanga yagiye mu yindi mibonano mpuzabitsina kugira ngo abone bya 10 byo kujya gwaye. Hari umwana yageze kumbwira ngo urumva nakoze imibonano mpuzabitsina ariko n'agasore karaho nako kadashoboye. Ni abuze bya 10 ajya gukora imibonano mpuzabitsina n'undi muntu ufite amafaranga kugira ngo nibura aracyari muri ya masa 72 ntarashira bati amwe ayampe nshobore kubona bya binini. Ari nayo mpamvu mu byo turi gukoraho muri iyi projet harimo no gukora ubuvugizi ku mategeko. Yego. Rero kimwe mu byo tukoraho ubuvugizi harimo n'iyi ngingo ivuga ko abana batemerewe kwifatira icyemezo ku buzima bw'imyororokere n'ubuzima muri rusange ariko by'umwihariko bw'imyororokere nibwo buteye impungenge kuko umwana ntiyatinya kubwira umubyeyi ngo amuherekeze yarwaye malaria nta kibazo ariko bije ku buzima bw'imyororokere ibindi niyo mpamvu rero turi gukoraho ubuvugizi kugira ngo harebwe icyakorwa kugira ngo abana bahabwe ubu burenganzira nibura niba bareba ku myaka ingahe ubwo ababishinzwe bazabireba inteko ishinga amategeko izicara ibyigeho abantu bahana ibitekerezo barebe ariko kuvuga ngo imyaka 10 munsi ya 18 kumva ko uwo muntu nta burenganzira afite bwo guhabwa serivisi z'ubuzima bw'imyororokere atari kumwe n'umubyeyi ni imbogamizi ikomeye turi gukora ubuvugizi kugira ngo turebe ko hari icyahinduka. Erega buriya twitegereje neza dusanga ubuzima bw'imyororokere nibwo buzima kubera yuko iyo tuvuze ijambo ubuzima bw'imyororokere abenshi bumva ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina ibijyanye no kubyara hafi aho ngaho ariko no kuvuga ngo ubuzima bw'imyororokere harimo inshinga kororoka biravuze ngo ni abantu baba baraho bakabyara abandi bantu nabo bakabyara abandi bantu. Iyo umuntu avutse hakurikiraho kubaho abaho ubuzima bwose bundi busigaye muri secteur z'ubuzima zose zisigaye hari ibijyanye n'ubukungu ibijyanye n'imyigire izo ndwara zindi Inosa kuvuga ngo nago umwana yatinya kubwira mama ngo namperekeze njye kwivuza malaria ariko yarwaye mburugo byagwana kamubwira iyo yatwise n'ubundi ajya muri porogaramu yo kurinda umugore utwite malaria. Yego. Ibyo byose n'ubundi ugasanga biturutse kuri bwa buzima bw'imyororokere. Ibyo turi kuvuga nibyo kuko
si nacyo kibazo nibwo n'inda ari ikibazo gikomeye cyane ndakita gikumirwa ko kigaragarira amaso kandi ingaruka zikaba zigera ku muntu n'umuryango n'igihugu ariko hazamo n'ibindi bibazo mpamya ko bigoye ko umwangavu yabwira umubyeyi ati narwaye imitezi ntabwo bishoboka oya biragoye cyane noneho n'ikindi kibazo ugasanga ivuriro rimwegere centre de santé hakorayo tantine cyangwa umuturanyi we akagatiza umwana wawe koko akihagera ahita ahamagara ati uzi ko umwana wawe ko yaje kwa muganga yaje kwivuza iki tayari ibyo bya tantine rero ashobora ukora kwa muganga wetse ko ibanga burya ibanga ry'abarwayi bashaka kubishakira igisubizo mu kuvuga ngo umuntu yajya kwivuriza kure ariko n'imiti igabanya ubugana bwa virusi sida bajya kure ni cya kibazo cy'imyumvire byari bikwiye ko tuzahindura imyumvire kugeza ku rwego ko nzajya mbona umwana mbere nyirasenge aje kwivuza indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ku kigo nkoreraho nkumva yuko ari byiza yuko aje kwivuza tukaba tumenye ko arwaye akaba agiye kubona imiti sinumve ko sintangire gutekereza ngo yanduye izi ndwara byagenze gute ngo nangire ngo nibaze ngo buriya yakoze imibonano mpuzabitsina agira ate kurinda niyo yandura indwara biba ari byo biba ikibazo ndinde niyo mpamagara iwabo ntimwana yabananiye tugomba twese guhindura imyumvire tukumva ko ari ibintu bibaho kuko urubyiruko rurabikora barabyemera ko babikora aba inosari yababwiye ko yitaba umurongo utishyurwa wa Réseau des Femmes 811 abana barabivuga bisanzuye kuko haba ari kuri telefone guhera ku myaka mito cyane ariko bigaragaza yuko nyine suka abayobozi abandi bantu baturanye ahubwo n'icyizere avuga ati se nimba ivuga nkagira mu rugo none nkuyabaye kimomwe yanamukadera umugore wa hape ikibazo cy'imyumvire yacu twebwe abantu bakuru tugifite wa muco wa kera ubwo harimo conflit de generation cyangwa se kutumvikana kw'abakuze n'abari kubyiruka nago ndi bwumva yuko umwana afite ingingo imurengera kuba yakoze ibyo bintu kandi nanone nta bushobozi mfite bwo kumubuza kubikora ahubwo ngenda gomeza nihagarareho nsimbarare ku mahame yanjye umwana azarinde agaruka yarwaye izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina agaruke atwite cyangwa yateye inda usange noneho ikibazo cyafashe indi ntera biturutse kuki kwihagararaho no kumva nikomeje mvuga ngo nago ndibwire kuri umwana wanjye atabona ko namuhaye uburenganzira bwo kujya mu bintu bibi yego nyuma y'ibyo rero iyo hari n'ikindi kintu tutarenze ingohe kuko burya nyuma yo kuba yenda habayeho kuguterwa inda no kuyitera hari n'ubundi buryo bwo kuyikuramo mu buryo butekanye cyangwa se safe abortion ni ukuvuga ngo rero niyo dushingiye no ku mibare itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC igaragaza ko abagore n'abakobwa 4378 bakuriwemo inda bikorewe kwa muganga hagati y'umwaka 2023 sibyo yenda nk'imyaka 3 2021 ibihumbi 1035 baba 1384 mu mwaka wa 2021-2022 umwaka wakurikiyeho rero babaye 1959 ni ukuvuga ngo biragenda bizamuka imibare zamuka bigaragaza ko ino serivisi batangiye kuyitabira bigaragaza ko ubwo nabwo ari ubundi buryo bwa nyuma yo kuba umuntu yatewe iyo nda yego ariko yarakibyiruka twitse twe kubangavu n'ingimbi kumva bateye izo nda nyine hose baba bahangayitse twitse kubangavu umwangavu atewe iyo nda ubwo nziza twinjira kuri Oliva tubwena za mpamvu zemera muganga gukuramo uje amugana inda mu buryo butekanye noneho tuze kureba niba nabyo bitanga igisubizo ku zindi ngaruka zari kuzabaho twari twatangiye tuvuga ku kijyanye no kuboneza urubyaro ko ari uburyo bwo kwirinda gusa mutabiteganyije noneho hari igihe dushingiye kuri ziriya mbogamizi tumaze kubona mu kanya bibaho yuko umwangavu cyangwa se ukiri umwana asama atabiteganyije mu ntano kubiteganya kuna hari ubundi umwana ntateganya kubyara ashobora kuba tubyite ko abatabyifuza kutabyifuza nuko abatanabiteganyije ariko nigeze kumva ko bafite n'uburenganzira bwo kuba babiteganya nimba atwise adashaka we agatwita yumva ashaka gutwita iyo nda yayisamye yego nta wundi muntu waza kumubangamira ngo ntabwo uri bukomeze gutwita iyo nda wenda turayikuramo kubera ko wayitwisura umwana nibyo rero ku kijyanye n'abana bakiri batoya itegeko ubundi ryemerera abantu bari mu byiciro 5 kuba bakurirwamo inda mu buryo butekanye ibyo twita safe abortion
nibo bashyiriweho amahirwe yo kuba bakuramo inda baramutse babishaka. Mbere yo gutangira kw'iyi ngingo wenda ndagira ngo tubanze twibutse abadukurikiye bose yuko gukuramo inda ni icyaha gihanwa n'amategeko mu Rwanda. Gukuramo inda ni icyaha, biracyari icyaha. Reka mpite nagufasha. Ukuyemo inda mu buryo butandukanye bwuza kutubwira bigize icyaha, hanishwa igihano cy'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3, niyazaba amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'100 ariko atarenze 200. Yego. None umuntu wese ukuramo undi umuntu inda abakoze nawe icyaha yamejwe n'urukiko rero hanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5. Yego. Umuntu wese kubw'uburangare cyangwa se umwete muke utuma umuntu akuramo inda hanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 nihazaba amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'300 ariko atarenze 500 cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. Yego. Birakomeza iteko ryateganyije byinshi yo kuramo inda biteye ubumuga byemejwe n'umuganga ufitiye ububasha wakoze icyahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 yere gukuramo inda biteye urupfu noneho wakuriyemo inda yaba yabyemeye cyangwa se atabyemeye wakoze icyaha hanishwa igifungo cya burundu. Ubwo n'abantu basigane ibyo bintu bumve ko gukuramo inda izo cyagufasha gukurabira cyakurebera kuri kose tubibonye bumve ko bigize icyaha bumvise n'ibihano byabyo. Hari gihe nyine iyo tuvuze izi ngingo agiye kutubwira abantu beta bumva ngo nguzi ko mu Rwanda gukuramo inda byemewe. Oya, gukuramo inda mu Rwanda ni icyaha gihanwa n'amategeko uretse ingingo gusa, ahubwo itegeko rikavuga riti hari ababyiciro runaka dushobora gufasha kubera impamvu runaka. Ari byo rero nyine muganga agiye kutubwira. Yego. Niyo mpamvu narindi kugira ngo tubyumve neza impamvu bikurura impaka ndende iyo tubiganiraho ibijyanye n'itegeko ryo gukuramo inda. Abantu benshi bahita babifata muri rusange ndetse hakaba n'ababivanga mu kujya gusaba iyo serivisi. Yego. Nyuma yo kubona ko ari icyaha rero, ariko hari n'ubundi buryo abaturebera mu by'amategeko babonye ko hari abasama inda bataziteganyije zikaba zizabakurura ibibazo cyangwa zizababangamira ubuzima bwabo bwose cyangwa bikanakomeza no kuzana ibibazo no muri sosiyete. Abantu rero bari mu byiciro 5 by'abemerewe kuba bakurirwamo inda ku buryo bwizewe cyangwa butagira ingaruka, bakazikurwamo na muganga kwa muganga. Kugeza ubu ngubu ahantu hemerewe gukurirwamo inda ni ku bitaro biri ku rwego byibura rw'akarere ndetse na klinike ziri ku rwego rwa polyclinique. Bigakorwa na muganga wemewe. Yego. Ushobora kuba uri muganga wemewe udakora muri aho ngaho habiri mvuze ntabwo uba wemerewe gukuramo inda. Kuko wagiye kuyikuramo ahandi ubwo yagusamurwa cyangwa ahandi, cyangwa kujya kuyikuzamo ku muganga wemewe ariko atari ku rwego rw'ibitaro by'akarere cyangwa ku rwego rwa polyclinique. Muganga wemewe nawe muganga wa wundi twita docteur. Ubu ngubu mu baturage umuforomokazi wacu Nyampundo Riva bavuga ndi muganga. Ni muganga. Ariko ntabwo yakwemerwa gukuramo iyo nda kuko ntari ku rwego rwa docteur. Ntabwo yakwemera kuyikuramo nyamuneka kupana kuyikorerwamo. Kuyikuramo. Bivuze niyo yaba ari kuri polyclinique cyangwa akaba ari ku bitaro by'akarere we ntabwo yabikora. Yego. Ngaho komeza. Rero abo bantu bari mu byiciro 5. Uwa mbere ni umuntu watewe inda ari umwana. Mu mategeko y'u Rwanda umwana ni umuntu wese uri munsi y'imyaka 18. Yego, ye ni ingingo ya mbere. Abafatwa nk'umwana yaba yayitewe afashwe ku ngufu cyangwa ashutswe aba ari umwana. Icyo gihe iyo adashaka gukomeza gutwita iyo nda turabitsindagira. Iyo atabishaka umwana adashaka gukomeza gutwita iyo nda itegeko rimwemerera kuba yayikurirwamo. Harazanamo na cya kibazo wari wambaje mu kanya cyo gusaba uburenganzira ababyeyi cyangwa gushyigikirwa n'ababyeyi. Uyu mwana aba agomba kujya gusaba serivisi yo gukuramo inda aherekejwe n'ababyeyi be bakamusinyira. Wenda reka tubanze turebe izi ngingo kugira ngo umunenda zizingatire icyarimwe, none dushobora kujya mu ngingo imwe ku yindi bitewe n'impamvu, ariko umuntu ashobora ibyibura wihuta sigarane ingingo 5 zimwemera gukuramo inda. Yego. Iya mbere ni ukuba uwatewe inda ari umwana ubwo ari munsi y'imyaka 18. Iya kabiri ni ukuba uwatewe inda yafashwe ku ngufu, ashobora kuba yayitewe afashwe ku ngufu ari munsi y'imyaka 18 cyangwa ayirengeje. Iya gatatu ni ukuba
uwasamye usaba gukurirwamo inda yarasamye iyo nda nyuma yo kubanishwa n'undi ku gahato. Iya kane ni igihe inda ishobora kugira ingaruka ku utwite ikaba yamutwara ubuzima. Ibyo byemezwa na muganga, ntabwo ari umuntu ku giti cye wajya gusaba ngo inda ntwite ndabona ishobora kuba yakangiza ubuzima bwanjye. Ingingo ya gatanu ni igihe utwite, twari tuvuze umwana, tuvuze uwabanishijwe n'undi ku gahato, tuvuze uwafashwe ku ngufu, tuvuze uwindi bangamiye ubuzima bw'umwana cyangwa bw'umubyeyi. Noneho hasigaye n'uwayitewe n'uwo bafitanye isano kugeza ku gisanira cya kabiri. Yego, ndumva ari abo ngabo batanu. Wenda akantu nasobanuraho gato, hari igihe iyo tuvuze ngo watewe inda ari umwana tukavuga no gufata ku ngufu, abantu no gusambanya ku gahato bimeze bite? Umwana ntabwo bamufata ku ngufu. Umwana ubundi iyo umukoresheje imibonano mpuzabitsina kubera ko ntafite nyine ntago afite ubushobozi bwo kwihitiramo, byitwa ko bamusambanyije. Gufata ku ngufu byo rero bigakora kuri wa muntu wundi uzakoreshwa imibonano mpuzabitsina ku gahato ariko arengeje imyaka afite imyaka 18 kuzamura, afite imyaka y'ubukure, afite imyaka y'ubukuru, noneho we aba yafashwe ku ibi ngibi. Rero Oliver tubwiye hari ikindi n'abantu bagomba gusigana dushingiye ku iteka rya minisitiri nyine ryemera abantu ku rigena uburyo gukuramo inda. Indikurwamo igomba kuba itarengeje ibyumweru 22. Sibyo? Gukurwamo inda rero bikorwa na muganga yabitubwiye nyine, kari gukorwa kuri rwego yatubwiye n'itaro by'akarere ndetse n'amapoliklinike. Yego, harimo gukuramo umuntu inda bikorwa mu kigo hari yatubwiye nyine. Umuntu rero wahohotewe agaterwa inda igakurwamo ku mpamvu amategeko ateganya, wamuhoteye wayimuteye cyangwa uramuhoteye ntibibuza nyine kuba yakurikiranwa. Cyo bacyumve n'umuntu bamuteye inda igakurwamo muri bwa buryo hakurikijwe impamvu 5 twumvise, ntabwo wayimuteye cyangwa wamusambanye cyangwa muhoteye bihagarika kugomba gukurikirana. Kwa ko haba habaye ibyaha bibiri, kuko gutwara inda ni ingaruka, ntabwo ari icyo cyaha cyabaye. Icyaha cyabaye ni ugufata ku ngufu, icyaha cyabaye ni ugusambanya umwana. Niba wasambanyije umwana nubwo we yasaba iyo service bakayimuha, ariko n'ubundi ntibivuze ko we numenyekana n'ubundi uzakurikiranwa ku cyaha cyitwa gusambanya umwana. Reka rero twitse gato twumva ibitekerezo by'abo twaganiriye kuri izi ngingo zombi, no turagaruka tubihuriza hamwe tureba nyine n'ubundi icyo abantu bagomba gukomeza gukura muri kino kiganiro tuma tuganira. Oya kakanya ntabwo naruboneza ko kitaboneza urubyaro. Birumvikana tubwe ni umwana w'imyaka 15 agiye kuboneza urubyaro agashyiramo nk'ako gapira k'imyaka 5, ntabwo twizeye neza ko uwo mwana afite urubyaro cyangwa se azarubona cyane niba atazarubona. Rero ndumva ibyo bintu atari byo, wenda babigisha mu bundi buryo, bagashaka ubundi buryo bakoresha. Ziriya nshinge nabwo bakoresha ntabwo ari nziza ku bana. Kuvuga ngo imiti cyangwa uburyo bunakoreshwa mu kuboneza urubyaro nk'abangavu murabikemanga? Turabikemanga, ntabwo tubyizeye. Bamwe na bamwe tubasha kuganira nabo hari abatubwira ko bigira ingaruka, atari byiza kubikora ukiri umwana mutoya. Njye nkiri mutoya ntabwo rwa rushinge narwiteza, ntabwo nabishobora. Ubushobozi bwazakoresha ibyo ashoboye no kwifata turabishoboye bamwe na bamwe. Birumvikana wayikuramo bitewe n'izo mpamvu, ariko ndibaza niba bikoze nta gahato ariko bw'ubushake bwawe kandi ukumva ko ufite ubushobozi bwo kurera uwo mwana, ntabwo inda wayikura. Abinyibwiriye nabanza nkamubaza impamvu ibimuteye, numva wenda hari ibyaba ari mu ngeso mbi, mbona zakuramo ibibazo, namuganda ngaho sindoneze bitewe n'imico ufite, ariko mbona ari umuntu ufite imico myiza ntabwo napfa kumwemerera uko mbonye, ariko mbona umuntu yitwaye nabi ntabwo n'ubundi ubwo ntacyo ndindiriye, ntacyo nteganyije n'ubundi ubwo kora uko byumva. njye yari umuvandimwe wanjye, ari n'umuntu nkunda, ntabwo namushyigikira kujya gukuramo inda, kereka yenda ari izamugiraho ikibazo, naho ubundi
mu buzima busanzwe ntabwo nabimushyigikira ari munsi y'imyaka 18 ntabwo ntacyo aho kugira ngo abyara abana atabashije kurera nawe akiri umwana akajya kubyara umwana mugenzi we njyewe nabimushyigikira njyewe numva namugira inama yo kuboneza ibyaro mbere y'igihe kugira ngo atazarinda gutwara inda zitemewe n'amategeko rwose ndetse anyemereye ko muherekeza yabimbwiye nanamuherekeza niko bimeze atarageza ku myaka 18 rwose anyemereye ayikuramo ese nk'umwana kuko ufite imyaka 15 kugira ngo azatware inda ko numva bigoye biruhishe numva njyewe rwose anyemereye ariko ku burenganzira bwe kuko umuntu kuri iki gihe uwo ari we wese afite uburenganzira bwe yabinyemereye yabimbwiye njyewe namubwira akajya kwikuruzamo niko bimeze rero ingaruka za mbere kuba adafite umugabo ugomba kuba yabimufashamo ikindi cya kabiri umwana rwose batarakomeza umugongo ikindi cya gatatu uwo mwana hari ingaruka z'ukuntu uwo mwana nyina namara kumubyara rwose akiri muto ahita yigendera umwana akamusiga iwanjye umwana nkamurera umwana ntazi se umwana na nyina ndetse ubwo yarigendeye ukumva ko ari ngewe ni nanjye ahubwo uba ufitemo ingaruka cyane nabyaye mfite imyaka 16 umusore tubyaranye arantenguha ntiyagira ikintu amfasha na n'ubu ngubu nta kintu ajya amfasha sinzi n'aho yerekeye ubwo rero njyewe nshingiye ku ngingo ndebye n'ukuntu nari imeze n'ukuntu nabayeho n'ukuntu natumye ntabwo umwana wanjye natuma ntamwifurije ejo heza kubera ko nkurikije wenda ntikiza ko nshobora kuba ndi umuntu ugize gute ukomeye ariko kubera izo ngaruka byangizeho ingaruka kugeza n'iyi saha ku buryo mbitekerezaho nkumva binjyanye na kure ubwo rero nk'umwana wanjye ngomba kumuganiriza nkabasha kumwumvisha yuko icyo kintu reka njyewe niyo muganirije afite imyaka 13 iyo muganirije mwereka ko se yampemukiye adafite kwiyandarika ariko nyine bibaye ngombwa nkabona ari kutugendamo nayoboka kwa muganga yabyaye mfite imyaka 17 ubwo wanteye inda rero ntiwambaza niwaba umwana nta naho nzi kuva yantera inda sinagiye kubonana nawe mpura n'ubuzima bubi nuko nageze iwacu nyine bakazajya bamfasha no iyo nza kubimenya nkaba naragiye no muri wonapo ndi umwana kuko nahuye n'ubuzima bubi cyane ubu umwana rwambaza ngo kwasa ni hehe ntaho nzi ntabwo wambaza ngo kwasa ni hehe ngo ntaho nzi ubwo mugira ubuzima bubi namubyara umuhungu nyine ubuzima bubi nkazagenda namuhayira nkamubwira nti so yagize kumbyaza andi uruhinja none naho nashatse ndi uruhinja none umuruhu urankurikiranye ubwo rero nkazanirwa ndira agahinda kenshi n'amarira menshi na n'uyu isaha kandi ubwo iyo murebye nareba ukuntu namubyaye ndi uruhinja nareba ukuntu angana bintera ikibazo nkavuga niba nakura azananyica none kubera ubuzima nyine naciyemo ubona ubuzima waciyemo bukakaye nta cyizere ufite uvuga uti umwana nakura ashobora no kunyica n'ubu ngubu mba mbivuga nti nese umwana ntazi isenze ko bambwira ngo ni uw'ibutare ubwo nabwirwa n'iki simpazi ntashaka kuzambaza se nkayoberwa uwo ari we nyine mba mfite n'ubwoba ese wamuyoberwa akaba yakwica yanyica n'undi azanyica hasi nanjye ari n'umwana wanjye njya mbivuga na se yumva nta kugira ngo umwana wanjye abyara abana ntazashobora kurera namubonereza imyaka yanjye se ugira ngo ndayisobanukiwe kereka ntabizi kereka agiye rwihishwa nawe agiye mbizi ntabwo nabimushyigikiramo rwose kuramo inda ze si ukwica si uguhotora amabariro yayibyara rwose ngewe nayibumbabumba akayibyara ntabwo namushyigikira kuyikuramo bafitanye isano si ubwo ngo yibyaye hari ikibazo harya ubwo atabishaka se none se kuba byabaye nanone aho kugira ngo nihotorere umwuzukuru ntamureka akamubyara bikaba uko byakabaye akabaho cyangwa se umwana akabaho cyangwa ntabeho ariko akaba ari uguhotora niyo muzajya mubigisha mwebwe ndetse nk'abantu bahagura nka kuriya gahunda ize ko ari ikiri buragira ngo tugire dute ariko gukura mwenda ntabwo ngewe akamubwira kereka baba abyigiriye njye ntabyo namugiramo inama ngo najya kuboneza urubyaro rero burya ya miti nayo
mu bantu nkatwe bakuze barumva iriya miti nayo itanejeje burya uretse ko hari ikintu kiba kiriho wambaye no kubyara utashoboye kurera muri iki gihe nta n'ibintu biriho ntaki ariko reka nkubwire ngo n'imiti ikoreshwa mu kunoza urubyaro rwawe muri ikemanga abantu bakuru twebwe turayikemanga burya niba ari uko tudateze kuyifata imiti irakemangwa bamwe barabyemeza abandi bakabihakana mwabyumvise abangavu barimo ababyeyi ku mpande zombi abagabo n'abagore harimo n'abakuze bose bumvise ibitekerezo byabo rero impungenge ko umwana azamuhita haravuga ati umwana nambaza se nkamubura nzasobanura iki ko azanyica uwo nguwo nuba iyo mbimenya mba naraboneje nkiri umwana yes n'ubuhamya bw'ababiri umva bo bazi nibyo no aho kari kundi karahandurika bo bazi ingaruka bahuye nazo hano hari undi muntu wavuze ngo njyewe ngo yaboneza urubyaro ngo gukuramo inda najya nkubwira ko ibi bintu natwe ari byo twifuza buriya gukuramo inda ni ukuyemo inda kubera ingaruka yamaze kubaho kandi ikintu abantu bagomba kumenya ntitwumve ko gukuramo inda nabyo ari ibintu uzakuramo inda uko hari izindi ngaruka nyine zizagera kuri uwo mwana imitekerereze irangirika sibyo n'ubundi ni ikintu kiba kigiye kubaho kubera ko ugereranyije n'ibindi bibazo uwo mwana noneho kuvuka bizatera nibyo biremereye ariko bivuze ko gukuramo inda nabyo nta bibazo bizagera kuri uwo mwana tugize amahirwe abantu bakirinda nta nubwo byagera nyine kuri icyo cyitwa gukuramo inda wakoresha ubwo buryo bwo kwifata bikanga waba byanze nyine ugakoresha agakingirizo bikaguhira bitaba ukaba warafashe imiti yo kuboneza urubyaro ntugere ku cyiciro cyo gutwita umwana udashaka byaba ari amahoro ibyo rero bibaho kubera ko ibyo byaranze none ko byabaye tubigenze gute ariho nongera kuvugana bwa bukangurambaga turi gukora n'ubuvugizi kuri iriya tegeko ibaze ko umwana uri munsi y'imyaka 18 atemerewe kujya kwa muganga kwisabira izo serivisi zo kuboneza urubyaro ariko iyo yatwaye inda ntiyumvikane n'umubyeyi kuri bya bindi twavugaga ko amuherekeza kujya ajye kumusinyira umubyeyi ntibabyumvikaneho wa mwana icyifuzo cye nicyo gihabwa agaciro ibyo ni ukuri nkabona rero ibyo ngibyo turi ongeraho yuko niba ubyanze kumuherekeza ariko umwana abishaka hari umuntu kwa muganga ushobora kusa naho mwishingiye serivisi akayihabwa umwana serivisi noneho icyifuzo cye kigiye guhabwa agaciro ni ukuvuga mu kumurinda gusama icyifuzo cye twanze kugiha agaciro tuvuga ngo umubyeyi nashaka ari umurokotemera ubwo buryo akamubuza ubwo namubuza umwana ntazajye nuko satani mu bana banjye ati toka satani ibyo ngibyo tuzabireka ariko noneho kubera ko ingaruka zaje turamwemereye twava tuti rero reka n'aya mategeko anavugururwe noneho abantu bahabwa uburenganzira bwo kwirinda kuruta kubaha uburenganzira noneho duhangana n'ingaruka zamaze kuba kutokesha inda byo ntibishoboka nko ku babyeyi batinya ingaruka ziza ku mwana waboneje urubyaro nizo nkeya kurusha izishobora kuza ku mwana wakuyemo inda ngavuga ingaruka bagaragaje hano aravuga ati ubundi uraboneza urubyaro utazi ko ufite ugomba kuruboneza bafite imyumvire bamwe yuko bashobora kuba nko bishobora kumuviramo kuruhagarika burundu cyangwa kurubura ibyo ni kimwe cyakavuga ati ino miti inakoreshwa ntago tuyizeye hari umwangavu wabivuze ni umwangavu nibyo kuko nyine segonderi nge twaganiriye hari n'umubyeyi ukuze bagatira meterega natwe bakuze abo bantu bamara impungenge imiti yo kuboneza urubyaro umwangavu yifashe ni kimwe nuko n'umubyeyi cyangwa umugore ufite umugabo yayifata kubera yuko n'ubundi imibiri y'abantu ikora kimwe ariko gukuramo inda umwana akiri mutoya ntabwo ari kimwe nuko umugore ukuze yakuramo inda niyo mpamvu nari nshatse kugaruka kuri biriya bijyanye n'itegeko umubyeyi abuze umwana we kujya kuboneza urubyaro kandi nta mahitamo azaba afite igihe umwana azaba yatwaye inda ashaka kuyikuramo nge nabaza ababyeyi bumva batabyumva neza ari ukubana n'umwana mu rugo ufite uburyo bwo kuboneza urubyaro cyangwa wigeze kubukoresha akaba yarakomeje ishuri ubuzima bwo mu rugo bukomeje ubuzima n'imibereho yindi isanzwe iyo umuntu aboneza urubyaro ntacyo bihindukaho no kubana n'umwana watewe inda akiri mutoya akabyara undi mwana yarira nawe akarira bezuwe zo mu rugo zikiyongera cyangwa ibikenerwa byo mu rugo kandi ari wowe babibaza urumva wareraga umwana umwe none abyaye undi icyoroshye ni ikihe nanone nkamubaza ni noneho no kubana n'umwana ufite uburyo bwo kuboneza urubyaro noneho no kubana n'umwana wakuyemo inda wari wamubujije
bakayimukuramo wamubujije ariko we kuko yabihisemo itegeko ribimwemerera bakayikuramo uriya mwana n'ubundi nubwo umubyeyi aba yamubujije bagakuramo iriya nda ataha mu rugo icyoroshye ni ikihe muri ibyo bintu ubwo ababyeyi nabo mugabo ibyo bintu ko bikakaye kuko ikindi kintu mpita numva kuko hari umusaza avuga ati se ariko natwe bivuna bundi ko baje natukarera ni ukuvuga ngo nyuma y'ibi hari ikindi kintu gikomeye cyane kinakurikiraho hari n'uwavuga ati ngewe niyakosheje ndamubwira n'ubundi nako byaye so hari ibintu bijyanye no guhoza undi ku nkeke n'amakimbirane mu muryango na wa mwana wasabye serivisi ku ngufu z'ababyeyi be babyaye agahora amubwira ati n'ubundi wowe dore yego ni ukuvuga ngo kandi ingaruka nini cyane cyane iyo umwana akiri mutoya akabyara undi ingaruka nini ziza kuri famiye nubwo n'umwana zimuzaho ariko ingaruka nini ziza kuri famiye bishobora no gukomera cyane nk'umubyeyi yihagazeho yatsimbaraye bikaba byavamo no gufungwa kuko hari abahohotera bari abana mu buryo bukabije rero ababyeyi ngewe nk'inama mbagira hagomba kubaho ikintu cyo gusa naho twakoroshyamo wenda ukumva bikugoye ariko ukavuga uti nta kundi byagenda kwa kundi umuntu avuga ngo nta kundi nagira ibi birarutana nta mabura kinga twebwe ntabwo nubwo twaje duhita tuzamukira kuri iyi ngingo kuko ariyo yari insanganyamatsiko ntabwo rezo de fame ari ku murongo wa mbere wo kurinda abangavu inda zitateganyijwe twigisha abantu kuboneza urubyaro no gukuramo inda ikintu cya mbere ni ukwigisha no kwa muganga yewe si icyo bakora kwigisha umwana indangagaciro na leta ubwayo si ikikora nta muntu n'umwe ushyigikiye ko umwana azabyuka mu gitondo ngo kugira ngo batazantera inda reka njye kuboneza urubyaro ahubwo niyo mpamvu dushyigikiye cya kintu kivuga ngo ababyeyi tube inshuti n'abana bacu tuganire n'abana bacu kuba umwana yagira inshuti ye ageze mu kigero cy'ubwangavu n'ubugimbi ni ibintu bisanzwe byabayeho kuva na kera tutakuraho uyu munsi nimba uri umubyeyi bikaba ku mwana wawe ugomba kubyumva ahubwo ukamuyobora uti noneho biragenda gutya byanaba ngombwa ukanaba n'inshuti ye na wa mucuti we twebwe twumva abana bacu twe kumva ko ibintu byacitse niyo nama nagira ababyeyi naho ubundi nituzana umuco tukazanamo uko twabayeho twebwe mu myaka ya kera tugashaka kubihuza n'ibintu by'iki gihe nta hantu bihurira ntabwo bizahura ibitekerezo byanyu ukoresha ubutumwa bugufi cyangwa se WhatsApp andika kuri 0788 20 turita telefone zanyu binyuze kuri 07 82 33 56 59 na 07 760 96 aho turakira inyunganizi zanyu 0788 33 56 59 na 07 760 96 ese ubyumva ute ibyo turi kuganiraho adimandano mwiriwe neza tumeze neza umeze ute yego urahagana he uri Josiane inosasu Josiane ukareka agatsibo kira mu ruzi yego ababyeyi bahugura abana cyangwa n'impungenge yaba agira muri ibyo bintu yenda abandi bana yumva baganira cyangwa n'urubyiruko muri rusange ese abasaba wenda inama byawe niho kenshi kugaragara bajya banakora ubukangurambaga ku maradiyo cyangwa kugera aho ngaho gusa bakora n'ubukangurambaga nkabo bakamanuka bakishyura ubukangurambaga rezo de fame se hanyuma se Josiane wowe ubwawe washyikira ko nk'umuvandimwe wawe cyangwa umwana wawe buno buryo bwombi twavuze haba kuboneza urubyaro cyangwa gukuramo inda bimwe tugendeye ku itegeko wabimwemerera byaba bigoye kugira ngo bibyigishe cyangwa bimwemerere bamwe nyine bajya bavuga ko hari igihe nyine umuntu yakuyemo inda hagiye ushaka kugendana n'umura cyangwa wanayikuramo ukaba wanapfa izo nizo mpungenge twese tuba mufite impungenge ku kijyanye no kuramo inda ntuzongere kubyara ukaba mwahitamo rero ko umukobwa umureka akayibyara
no kugira ibikure rero usanga ingufu zimubereye intuza hanyuma kujyanye no kuboneza urubyaro kuboneza urubyaro byaba aho kuko niyo agiye yaboneje ntabwo umuntu ashobora kumenya ngo yabyaye cyangwa kuboneza numva aribyo byaba ari byiza niyo byiza kuboneza urubyaro kuruta kujya gukuramo inda urakoze ngo ashaka gusuhuza nakwikirije Josiane w'Igatsibo umeze ute ndaho ndashima Imana kumva nka muziranye na sa mudugure cyane tubiki cyane mwibuke nyine guhamagara uriya murongo wacu 8011 tukadushimira Josiane uri Gatsibo urumva we nawe aravuga ati yabe kwigisha mbere ati waboneje nta muntu ubimenya ko ni wowe ubizi na muganga Karame muraho neza Celestin uraho nshuti yanjye amahoro kuri twese na buri wese ngansuriza nabo bavandimwe turakwikirije twakwikirije murakoze cyane amazina yanjye ni Tisenge Claude merere mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kigina akarere ka Kirehe Kigina ariko bakaba banzi na Claude Rugando wenda gusa bame nshimira insanganyamatsiko muba mwaduhaye kandi muba mwatugerejeho yego ibijyanye no kuboneza cyangwa n'ibijyanye no gukuramo inda kenshi na kenshi usanga abakobwa b'iki gihe kuko n'ubundi twese nitwishyiremo kuko usanga abakobwa b'iki gihe ugasanga ese kugira ngo arere n'uwo mwana ati ngewe ndayikuramo murimo muranyumva turakumva Claude ati ngewe ndayikuramo ese nanone wajya kureba urundi ruhande wamubwanitse urayikuramo uyikuriramo iki n'ubundi ko wabyakiriye byakire nk'uko wabyakiriye ako wiyikuramo ariko namenye ko urundi ruhande ishobora kugira gute ishobora kumuhitana rero kugira ngo n'ubundi abure umwana we cyangwa nawe yibure usange nawe aragiye buriya ntabwo aba ari byo Claude ashobora kubura umwana we cyangwa nakabura ubuzima ryari nyine wenda ni urugero ushobora kuvuga ni ngiye kuyikuramo wenda reka njye mbyishyireho agashobora kuba n'umuvandimwe wawe cyangwa umufasha wawe cyangwa umwana wawe namenye ko urundi ruhande ishobora kumuhitana yego ariko iyo bikoreye kwa muganga baragukurikirana batanga ubuvuzi butababaza nyine bugamije kugira ngo umuntu akire ni ubuvuzi nk'ubundi n'ubundi wenda numva nabwo wenda ko nabyo utabishaka egera kwa muganga minisiteri y'ubuzima irahari yego bakwiteho kandi ibyo ukeneye baragufasha kandi birakunda ubwo uri kurwanya kuyikuramo mu buryo butemewe ni kwa kuyirwa dore n'ejo bundi hariho byabayeho byagenze bite hariho byabayeho ubwo arifata ubwo biba ngombwa yuko ajya ahantu agiye kuyikuramo ariherera gusa nyine bahise bamubona ako kanya kubw'amahirwe bahise bamushikiriza hehe ku babishinzwe babikora ako kanya biratungana ariko niyaza kujya kwa muganga biba byarakoze ubwo yari yagiye kubyikorera atangira kugira ingaruka bahita bamujyana kwa muganga noneho bahita bamujyana kwa muganga bivuze ko ubwo nabwo yagize amahirwe kuba baramubonye kuko yashoboraga no kuhasiga ubuzima kuhasiga ubuzima gusa cyane pe kandi burya nanone n'ibijyanye no kuboneza mbanze mbashimire burya kuboneza ni ibya mbere wowe urabishyigikiye oya gusa wenda simbishyigikiye Claude tubwira uri ku ruhe ruhande kuko ngira ngo wambwiye ko uri umugabo wubatse ubwo tubwire ku ruhare rwawe nk'umubyeyi kuko ushobora kuba atari wowe wanabyaye ariko umwana wundi nyine ubwo uri mu cyimbo cy'ababyeyi tubwira aho uhagaze witubwira uti bishobora kuba ariyo cyangwa atari byo biterwa cyangwa tubwira aho uhagaze ngiye gusa aho mpagaze tumenye n'imbogamizi zirimo tumenye uko tugufasha mu kuzamura imyumvire kuri iki gihe rero kubyara cyane ntabwo ari yego byara abo ushoboye kurera sibyo yego abo ushoboye kurera ubabyara
abo udashoboye ubihorere ni kwa kundi usanga bagiye mu mirire mibi se wagera kwa muganga ugasanga ni bya bibazo ugasanga umwana ahuye n'ibibazo byinshi ugasanga nawe ubwawe ku giti cyawe ntumwitayeho kubera ko ari benshi cyane ugasanga nta mituweli ugasanga nyine bagiye kugufasha kandi ufite amaboko yo gukora icyiza rero wenda navuga ni uko ugomba kubyara aho ushoboye yego gusa murakoze cyane ni ukuri pe ikiganiro muba mutunyurijemo ku bantu baba batacyumvise ni ukuri pe nibyo mbwira Celestin njye naramubwiye ngo umuntu uzajya ukura ku 105 n'ikidimwe tugomba kumukurikirana akabiryozwa ibintu byiza akabiryozwa oya ni ukuri pe bose twanamushyikiriza n'ababishinzwe bakamufata kwenda namwe ngo ajya gurisha ibyuma by'umugore kugira ngo abashe kubona amabuye yo kumva radiyo nanone niba ubigurisha mutabyumvikanyeho sibyo namwe ati rwose nagushyira udushyimbo ngo uratubuye ngo numve Celestin ubwo koko Claude niyo ugezemo namwana mfasha ngo numve Celestin araje cyangwa numve Rwema araje noneho abatumirwa yatumiye kugeza niyo nahari nari kumuba ariko kugeza isaha wenda niba adahari ntabwo byakunda Claude urakoze yego namwe murakoze cyane arakoze cyane Claude urumva ni byiza nk'umugabo nawe kuba nawe intekerezo ze hari uko abyumva agana n'abandi nabo bakagenda burya ngo abaganire bagira icyo bakuramo da yego mwiriwe ni Emmanuel hano mu karere ka Kamonyi Emmanuel ku Kamonyi ku murenge wa Runda Runda rwose aho ngaho batumire wenda umwe muri bo mubaze bombi ndabaguha yego urakoze cyane ese ko ariho uburyo bwo kuboneza ku gitsina gore nta kuntu minisiteri y'ubuzima iri kugerageza wenda ku buryo n'igitsina gabo bakibonereza kugira ngo wenda abagore boroherwe baba babonerezwa igihe kirekire wenda abagabo bakaba babafashamo atari igihe cy'uburyo burebure ku bagabo yego mwamukoze yego hanyuma Emmanuel inyunganizi zawe se ku byo twavugagaho we urubatse cyangwa nawe uru rubyiruko yarubatse hanyuma nk'umubyeyi se umukobwa wawe cyane umugore wawe avuze ati wenda ngiye gukuramo inda kubera impamvu twumvise haruguru wabishyigikira ese umwangavu wakwemera ko yajya kuboneza urubyaro ni ukuvuga ngo nanjye narabyetse umwana w'umukobwa nawe wateye inda utarashaka ngenda umubyeyi yarabyaye afite umwana ni ukuvuga ngo umuntu aramutse twicaye tukaganira nkabona ari kugendera mu ngeso zitari nziza aho kugira ngo bizane ingaruka mu muryango wanjye iterambere ridindire kumuganiriza nkamubwira ati tugende kwa muganga uboneze urubyaro aho kugira ngo azakuremo yanda akuremo ingaruka cyangwa se yanarwara fistule akiri umwana barumva namuganiriza ku buryo bwo kunozaho kugira ngo akuremo inda yego kandi mwakoze iki kiganiro twagishimye cyane ariko mwite kuri icyo kiganiro kuri icyo kibazo nahendaje abagabo bakunganira abagore mu kuboneza urubyaro hatabaho igihe kirekire ku bagabo turagushimiye Emmanuel urakoze cyane arakoze cyane Emmanuel aravuga ati rwose ingaruka umva abaturage bamaze kumenya ingaruka zo ku muntu ikintu cya fistule fistule kandi ni ingaruka ikomeye ku bantu babyara ari bato ubundi impamvu nyamukuru ituma twirinda inda z'abana bakiri batoya cyangwa tubabuza gukora imibonano mpuzabitsina hakiri kare ni uko imyanya myibarukiro yabo itarakura rero iyo habayeho kuba yatwita wenda ntakuremo iyo nda akenshi tukiri kuri icyo ngicyo hari icyo tutari twavuzeho mu Rwanda nubwo hari iriya mibare y'ababonye iriya serivisi ariko hari n'indi mibare ijya gusa n'aho ari myinshi ntamenya aka kanya ngo ni ingahe y'abakenera iriya serivisi igihe cyararenze kubera gutinda kubona amakuru cyangwa kuba batayi bafite ahagije bigatuma abyara umuntu uhabwa serivisi yo gukurirwamo inda ni umuntu ufite inda itarengeje ibyumweru 22 hari abenshi rero bagenda ibyo byumweru byararenze kandi kuko itegeko atari byo riteganya nta kintu muganga bari bubafashe kiba gisigaye
ni ukubungabunga uwo mwana nk'abandi babyeyi bose bitegura kubyara igihe kikazagera akabyara. Ikindi bakora kubyara rero umwana imyanya myibarukiro itarakura hashobora kuvamo ingaruka z'iyo fistile yarari kuvuga. Ubwo ikindi ubwo tuvuze umubare w'abajya kwa muganga aho bikaba nabyiza ari naho bazagenda ntibahure na za ngaruka wenda bimwe abantu babazaga ngo se nguramutse upfuye urumva iyo byakorewe kwa muganga biba bivuze ko nyine binakorwa neza. Abo ngabo ubundi umuntu watinyutse akajya kwa muganga nta muntu turabona wahawe iyo serivisi wapfiriye kwa muganga. Abahabwa iyo serivisi ashobora kugenda mu gitondo saa sita agataha yigenza nta n'ikibazo afite. Nibyo. Ariko ahubwo ikibazo tugira ni babandi noneho ajya kuyikuramo mu buryo butemewe. Abo ngabo nyine imibarira igenda iboneka, abapfa, abagira ingaruka zikomeye zo kwangirika kwa nyababyeyi bakayikuramo. Iyo yavuyemo bivuze ko uwo muntu aba atazashobora kubyara yisamiye mu buryo busanzwe, ntabashobora gusama kuko muri nyababyeyi niho umwana azakurira, none bayikuyemo ubwo n'ingaruka zikomeye. Hari abajya kwa muganga bagize ibibazo byo kuva bikomeye kubw'amahirwe wenda bakabafasha, abandi nyine bakasiga ubuzima. Niyo mpamvu rero tuba tutanga ayo makuru kugira ngo wa wundi wayitwaye akaba yumva ku giti cye ashaka kuyikuramo amenye nibura ko hari n'uburyo yafashizwa kwa muganga aho kwishora muri bya bibazo noneho byo kubikora mu buryo butemewe. N'ikindi tubwira abantu nuko iki cyaha tuvugenda nk'ikintu kijyanye no gusambanya abana ni ikintu kiri hejuru kuko yena dushingiye ku byagaragajwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rutse gutangaza yuko icyaha cyo gusambanya abana aricyo cyaje kwisonga mu ihohoterwa nyine bakorerwa mu myaka 3 ishize. Ariko banibutsa ko kandi ko iki cyagizwe icyaha kidasaza guhera mu mpera z'umwaka ushize cyagizwe icyaha kidasaza mbere cyasaziraga ku myaka 10 none cyagizwe icyaha kidasaza. Nyuma rero ivuga ko nka 2021-2022 abana 5143 bakorehoterwa none mu mwaka wakurikiye ubwo ni 2022-2023 hahohotewe abagera ku 5296 mbaka mare igenda zamuka umwaka wa 2023-2024 ubwo kuko bitangajwe mu mezi make ashize hari amaze guhohoterwa 558. Nyuma yo kuba rero ndahuza guhohoterwa bishingiye ku gitsina yena ku ngingo yo gusambanya kuko uwasambanyijwe hari ababiceceka bakavuga bati bakarenzaho umwana akaba yasama bikamusunikira handi kuba yenda yakuramo inda cyangwa atari unayikuremo. Abantu bumva ibyo bintu bagiye banabihuza bumve ko ibintu birahari koko umwana ashobora gutwara inda atari uko yendereye yananiranye ahubwo ari uko yanasambanyijwe mu ubwo buryo. Hadimanzalo. Yego. Halo. Turakumva neza. Yego. Igitekerezo cyanjye. Urahagana he? Ni Byiringiro Kabuga. Uri Kabuga wowe Byiringiro. Halo? Yego. Yego Byiringiro turakumva. Igitekerezo cyanjye. Numvaga itegeko ryo gukuramo inda barikuraho. Kubera iki rero? Kubera ko impamvu umuntu ajya gukora igikorwa n'ubundi yiteguye ibizamubaho byose. Si buri gihe ariko none se Byiringiro maze kubira abana basambanyijwe reka banza asoza igitekerezo cye. Kuko uwo mwana n'ubundi iyo kwema inda aba yishe undi muntu. Yego. Kandi uwo muntu nawe aba yakageza ubuzima nawe akagira ko azabaho. Rero iyo kwema inda aba akoze ikintu cyo kwisukura. Ushatse kuvuga uti izacu bazikuramo tuba turi Yego. Byiringiro nkubaza akabazo. Ubu umukobwa wari witahiye nijoro agahura n'ibisore bingahe bikaba bimukubise umutego biramufashe ku ngufu, uwo muntu koko yari yishoye mu mibonano mpuzabitsina? Oya, none uwo ngo ntabwo yabyishoyemo. None se uwo muntu umwana wagiye kwa murokore kuri botike akamuha amandazi 3 akicara hari akayaryanyiza akafunga wenda agakoresha utwo duhenda abana akamutera inda, ubwo mwana koko aba yisoye aba yagiye yabiteganyije yagiye kugura umunyu bamutumye? Yo kuno mbyumva umuntu wese urengeje imyaka 14 abazi ikintu gishaka kumugusha mu byago
ikintu kidashobora kuba cyamuteza ibyago. Ikindi kintu rero nkongereraho byiringiro n'umuntu wa 40 w'umugore yemere gukuramo inda mu gihe yafashwe ku ngufu, si n'umwana gusa noneho. Ako nyine ngemba nomba ni hatari. Byiringiro ni ibitekerezo byawe urakoze. Ariko icyo nakongereraho, urubatse cyangwa nawe uri ingaragu? Ushyira imbaraga mu kwirinda ko watera izo nda, ibyo bitekerezo byawe bizahame, kuko uramutse uvuga gutyo ariko ukaba wayitera cyangwa ukaba ukora imibonano mpuzabitsina ishobora kukuganisha ku gutera inda, ibyo bitekerezo byarumva byabivuguruzanya. Urakoze. Ikindi ubwo tutararengaho, abantu bumve ko nta tegeko mu Rwanda ryitwa itegeko ryo gukuramo inda. Iryo tegeko ntarihari, babyumva, ahubwo ni ingingo runaka zashyizwe mu itegeko risanzweho rikumira gukuramo inda. Ingingo y'ijana 25 rwose niho biri. Noneho bashyamo izo ngingo baba bati ariko ni ukuvuga mu zindi minexeusi gukuramo inda ntibyemewe, ariko nibiba ngombwa bitewe n'izi mpamvu bizakorwa. Niyo mpamvu twatangiye mbere yo gukuramo inda. Halo? Wiriwe nshuti yanjye. Makuru. Ndatekanye. Tuhoriza nawe batumirwa bo muri Rezo de Femme. Turagushuhuje. None se muga. Okay, ni Nyamamare mbe Kibagabaga. Cyane ndakubaza kuriramo inda umuntu waba ubyemera kabyemerewe. Impande zombi kuko kugira ngo imbibeho habaho igikorwa cy'abantu babiri. Turiya muntu wundi cyangwa abantu bicaye ku ruhande rumwe gusa. Ni uruhande rumwe pe. Nonese iyo ari uruhande rumwe gusa, uriya muntu we nta burenganzira afite ku musaruro wavuye muri iki. None se wumvise za ngingo twavuze? Yarakubaza umusore yateye inda, umukobwa agiye kuyikuramo. Umusore ntacyo bazamubaza ngo nawe agiremo uruhare. Nawe ngo abyemeye cyangwa ingingo 5 wazumvise? Ingingo 5 hano icyo ndi impamvu mbibaje ntabwo ngiye ndi kwita ku ngingo 5 kuko n'impamvu iki kibazo cyanze gukemuka. Bizanabasaba akazi gakomeye. Abantu bafashe ikibazo cyo guterwa inda kw'abangavu babigira politiki, nta gakina abantu bakinira, bati ni ikibazo kiri serious. Impamvu nari nka Rezo de Femme reka tubareba twiganira ubundi tuba twanahombye hano hatari urwego leta. Nzaruzana tuzongera dutegura ikindi kiganiro. Buriya nakabaye iki kibazo nkore nakaye nkibaza leta harimo na RIB, kuko nimba habayeho gukuramo inda habayeho kwangiza uburenganzira bw'undi muntu runa. None se umukobwa w'imyaka 18 cyo 19 turaryamanye turakundana, mu gitondo azindukiye kwa muganga ati inda iri kungwa nabi, ndumva nameze neza rwose mfite right yo kuyikuramo, bakayimukorera icyo kintu. Umuhungu uri hariya abaye wandi victim. Niyo mpamvu nari ntangiye nkubaza ko wumvise ingingo 5 kubera ko iyo ngiyo uvuze nagirimo. Ingingo ntago nyenze ko ntagatinda ku ngingo. Ntago wazitaye, ariko umuntu w'imyaka 18 mukundana cyangwa 19. Nyamamare kambanze ngufasheho gato. Oya numfasha wimbesha mbaho. Oya reka ndatubaze baza kubyo mwaganiriye. Rezo de Femme turaziranye. Nuko bateye. Aho kugira ngo Rezo de Femme twigisha abantu ingingo 5. Kubera iki mutigisha abantu kwirinda from the beginning? Kubera iki atari abantu bajya kwigisha abantu bajye mu mizi, ahubwo mukaza guhangana na riza ikintu cyabaye. Uburangare tujye tubushinzane. Ubushinze leta cyo tubishinze NGOs nka Rezo de Femme mubarizwamo, icyo ni kimwe. Icya kabiri, mwavuze ngo kuboneza urubyaro uyu munsi mwari mwaje mufite abangavu ku rutonde. Nkurikije topics aho nayibonye. Umwangavu wemerewe kujya kuboneza urubyaro no kuva ku myaka ingahe? Ningahe? Tubiza kujya nkomeza. Dusubize dukomere. Oya subiza iki imyaka, subiza imyaka. Umwangavu wemerewe kujya kuboneza urubyaro. Turi gusobanura twabonye ko umwangavu ikiciro cy'abangavu bari hagati y'imyaka 10 kugeza kuri 19. Bivuze ko umwana w'imyaka 10 yemera kujya gufata umwana w'imyaka 10 ukora imibonano mpuzabitsina mu buryo buhoraho abyemera.
yaboneza n'urubyaro, yahabwa serivisi, ababyeyi be nabo babyemeye bakamuherekeza, yahabwa serivisi yo kuboneza urubyaro. urakoze ugushyizeho ngo ababyeyi bakamuherekeza. Yego. None umwana wemera ko akora iyo mibonano w'imyaka 10-16, 10 reka njye kuri 16, 16 afite inda, 16 aba afite indangamuntu, hanyuma ababyeyi be banze kumuherekeza. Umwana arafurushije agiye kwa muganga kubera ko azi ikibazo cye. Kwa muganga baramufata cyangwa ni by force genda uzana umuntu uguhagararira. Ibi bintu mubona bitavuguruzanya? Biravuguruzanya, nibyo Innocent yagarutseho mu kanya. Iyo ari ukuboneza urubyaro agaforusa ababyeyi banze kumuherekeza, ntago bamuha serivisi yo kuboneza urubyaro. Ariko iyo ari ugukuramo inda, iyo ari ugukuramo inda, inda yiveho, we bamuha serivisi. Inda ni igisubizo cy'ibyavuye mu gukora imibonano. Inyamamare. Kuko hari abantu bakora imibonano mpuzabitsina kandi benshi batazigera babyara, batanashaka no kubyara. Inyamamare. Ariko ntibikuraho imibonano. Niyo mpamvu navuze ko ubu turi gukora ubuvugizi ku itegeko kugira ngo izo ngingo zihinduke. Ntabwo natwe twemera ko umwana niyo mpamvu turi gukora ubuvugizi, turateganya no kuzajya no mu nteko ishinga amategeko tugaragaza ko uwo mwana uri kwima uburenganzira bwo kwifatira icyemezo ku bijyanye no kubona serivisi z'ubuzima bw'imyororokere bimushora mu ngaruka, kandi noneho byagera ku ngaruka harimo no gutwara inda ukamwemera ko icyifuzo cyari cyo kizahabwa agaciro. Urakoze cyane. Noneho nagereka nkongereraho n'ikindi, abantu bamanura uburyo bwo kuboneza urubyaro ube decentralize, bive ku kigo nderabuzima bigere ku munyabuzima. Tureke kubushaka agakingirizo ngo turi ko tubona ku mujyanama ariko ataduha ikinini. Nirimara kuba decentralize, iki kibazo kizakemuka. Bitabaye ibyo tuzakomeza twizenguruka nk'inzoka yiruma ku muriro. Ubwo ikindi najya nongeraho agiye, ariko ndakeka aradukurikiye, yabaje ikibazo gikomeye bati kubera icyo uriya muntu wateye inda batamubaza. Buriya rero iyo hari umugani w'igifaransa bavuga ngo reka mbibuze n'ikinyarwanda, ni ukuvuga buriya umugore ubundi niwe ubuzi se w'umwana. Ese ubundi ubu ngubu umuntu aguhamagara akakubwira ngo wowe Nyamamare urashingiraho uvuga ko ari we wateye inda uriya muntu. Uriya muntu niwe uzi umuntu wamuteye inda. Ni ukuvuga rero nta mpamvu yo kujya kuvuga ngo uburenganzira ngo bwa wa wundi. Ikindi bano mu mategeko y'u Rwanda umwana agira se umugabo wa nyina. Bivuze ko buriya umwana niyo yavukiye mu rugo burimo umugabo, nubwo atari wamuteye inda, buriya uwo mugabo uri mu rugo ni we se. Rero icyo agomba kumva nuko kugira umwana tureba ku bijyanye n'umugore, niho tumenya ngo umwana mu buryo buri biologique, mu buryo bwo gusama n'iki, ni umubyeyi w'umugore. Ariko yende icyarebweho ngira ngo icyarebweho ni ingingo zishobora cyangwa impamvu zatambamira icyifuzo cy'umwana. Kuko dufashe urugero, hagiye kwemeza se w'umwana ashobora gusanga byasaba no kujya mu rukiko bikaba yamezi yarenga. Ubundi se bazabibwirwa n'iki ko umwana batarabyara ngo bapime ADN bamenye ngo uyu ni we se. Ikindi cya kabiri kuri icyo impamvu nari mubajije ingingo ziranginga 5 bashyize mu itegeko rihana gukuramo inda. Urabona yuko uwa mbere aba yahohotewe. Ni gute uwamuhohoteye ubwo aba yakoze icyaha. Noneho uzajya gufata uwahohotewe adashaka gutwita ngo iyo nda yatwaye yahohotewe ngo ayibyare, ujye kumubwira ko agomba gufata icyemezo ahawe uburenganzira n'uwamuhohoteye. Ni ukuvuga ngo hari ikintu ugeze kubabwira kare mabwira ibijyanye n'itegeko ku ngingo ihana nyine cyangwa iteganya ibijyanye muri rusange, tuvuga yuko ibi byose tuvuga bidakuraho gukurikiranwa cyaha cyangwa uburyozwa cyaha mu mategeko y'uwakoze icyo cyaha cyo gusama cyo gutera inda. Uwakoze icyaha ari gusaba ngo mu myaka n'uburenganzira kugira ngo noneho urahabwe serivisi. Ni ukuvuga ngo urakurikiranwa kuba warateye inda nakora asambagije umwana nk'icyaha kidasaza. Noneho rero ngo umwana naza nagusaba uburenganzira ngo inda yacu ngo ivemo. Nk'uko tuvuga yuko imana nimba wabanishijwe n'undi ku gahato, umuntu nagufatirana akakujyana akakugira umugore igihe runaka akagutera inda, noneho nimba udashaka kuyibyara bazamugisha inama bavuge ngo ese iyi nda ayibyara. Niba tuvuga ngo umuntu n'imyaka 14 bashaka kumuhanisha igihano cy'igifungo cya burundu wasambanyije umwana, ubwo urumva uwo muntu cyangwa se 25 kuri hejuru ya 14, urumva uyu muntu azaza kuvuga
akajya muri kigo ati inda ntimuyivanemo bajya kumufunga imyaka 25. Andi umuntu atuje ku bijyanye no kuboneza urubyaro ku gitsina gabo. Reka duze ibitekerezo byabo yenda bose tubihurize hamwe. Josiane we Gatsibo tumushimire cyane. We yavuze ikintu cyo guhugura kandi mwakicishijeho kenshi muvuga ko guhugura birakorwa. Si les de femmes gusa tujye tunagura no kwishuri barigisha mu nzego zirabikora mu rwego rw'umuryango z'urubyiruko kuri buri kigo nderabuzima nubwo hari aho wenda zidakora buri munsi cyangwa zidakora cyane ariko naho umuntu ashobora kuhabonera amakuru ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere akahabonera n'izi serivisi zose twari turi kuvuga zaba izo batanga bakazimuha cyangwa bakamukorera n'ubuvugizi. Ndashaka ko twongeraho ikintu kimwe kivuga ngo umuntu wa mbere wo gutanga amakuru ni umubyeyi cyangwa umurezi w'umwana. Kuko niwe tubana iyo umwana atinze gutaha yikatisha cyangwa ara kuri telefone niwe umureba ntago ari meya cyangwa gitifu. Kandi ikindi nonge ababyeyi ntibumve ko ngo nta makuru bafite. Buriya mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere n'ibyo waciyemo ushobora kubibwira umwana bikamubera isomo. Kandi n'imfashanyigisho zigenda ziboneka. Nibyo nyine. N'imfashanyigisho zigenda ziboneka natwara izo dutanga ariko nyine nubwo tutagera mu turere twose nanababwiye ko hari wa murongo 811 ushobora kubukenera ubwo bujyana mukaduhamagara n'undi tukabuguha cyangwa ukajya no ku kigo nderabuzima Josiane yavuze turiko kubona atamuganiriza akagenda akabwira muganga wo muri service y'urubyiruko ku kigo nderabuzima ati umwana wanjye bimeze gutya na gutya mfasha. Nyane kuntu bajyaga bakomoza nko kwa muturanyi wawe twa Oliver Muturanye kuko afite ayo makuru kandi ashize amanga kuyabivuga katanyira akamugisha utakajya mubaza ati se ntashushu be. Ikindi by'umwihariko urumva n'ubusinyamamara ari n'uwo muri Gasabo. By'umwihariko muri Gasabo tugira abo twita abakangurambaga burungano. Muri buri murenge dufitemo umwe n'ubundi ugenda yigisha ubuzima bw'imyororokere. Urumva rero nandi marwenda kuba Gasabo ariko no mu tundi turere tukabikora tunyuze kuri wa Sinyamare mwazamwongeye muri uwo mubare twazareba Sinyamare muzamwongeyemo ndayimusabye. Yego Josiane ariko yavuze ko bafite impungenge kuba bakuramo inda bigahita bihwaniramo. Ntizajyemo indi twagisubije. Impungenge za Josiane yavuze ko hari abavuga ko gukuramo inda bishobora gutera ubugumba cyangwa ngo umurukanyerera ntazabyare. Icyo nasubiza Josiane ahangaha rero ibingibi ku ruhande rumwe nibyo ku bantu bakuramo inda mu buryo butemewe bakazikuriramo n'ahatemewe bishobora kugira ingaruka z'ubugumba no kwangirika kw'imyanya myibarukiro bikazatuma umuntu atabyara cyangwa agira ibindi bibazo by'ubuzima bw'imyororokere. Ariko kwa muganga uramumara impungenge. Ariko kwa muganga nta kibazo rwose. Ubyemerewe na ziriya ngingo 5 bakamuha serivisi nta zindi ngaruka. Emmanuel rero wirunda tesa bakabo kuboneza urubyaro by'igihe gito nabo ngo bunganira abagore bajyanemo iyo gahunda igeze ku ngo hari bwa buryo bwa burundu. Naho zinsoma ubushakashatsi bwigeze gukorwa bwari bugeze no kuri 90%. Bari gushaka uburyo babona uburyo bw'igihe gito ku bagabo ko kugeza ubu nkuko yavuze dufite uburyo bwa burundu vasectomy ndetse tukagira n'uburyo bw'agakingirizo gusa. Urumva rero bari mu bushakashatsi buracyakomeje uko byanda kose ubwo igihe buzagera ku musaruro abagabo nabo bazabona uburyo bwa mbere afite ni bumwe nagakingirizo ubundi akagira uruhare mu gufasha umugore we. Ubwo na bwa bundi buri bwa kamera bw'igihe gito ubwo afite. Ubwo bwa bundi bwa kamera mu kwiyakana nubwo ngo bugoye kuri benshi. Harimo uburyo umugabo ashaka kuruhura umugore we. Twari kumwe umugabo atwera ubuhamya ati nateye inda 2 ngiye nyiterera mu kwiyakana. Ngo kandi yari ko harimo ingaruka ebyiri. Kwiyakana babushyize mu buryo butizewe bufite vugutabwa n'uburyo bushyira abantu mu kaga bivuge neza. Ariko umugabo nka kukiya kibazo cyuriya mugabo yarabajije yifuza kuruhura umugore akavuga ati hari abagore bajya bafata uburyo bwo kuboneza urubyaro wenda ubwinshi bukamugwa nabi ntago yacika intege yagana ababishinzwe we n'umugore we bakabaganiriza bakareba nimba bafatanya kubara cyangwa bakoresha agakingirizo uburyo bwa burundu wenda atiteguye kubukoresha ariko ibyo bindi nabyo birakora iyo yiteguye gufasha umugore we nako uburyo nabwo tuzabukoraho nabarije abagabo hamwe ati nabo atinyuka we byiringiro rero wikabuga waravuga ati ibyo nibyo kwica koko muri kubwira abantu ibyo no kwica rwose gukuramo inda kareka neza ko twahise tumubwiraho hari ibibazo nyine bishobora kubaho ukaba nyine nta ndi mahitamo nyine waba ufite hari umwanditsi
witwa Elina White yaranditse ngo kubyara abana udashoboye kurera no kugwiza abambari ba Satani ku isi. Ikindi nakongeraho ku bantu bavuga ngo gukuramo inda n'ukwica, twabonye yuko gukuramo inda ari icyemezo gifatwa n'uyitwite. Niyo bavuze ngo iyo uciye ku mwana wo ku muhanda nako uri ku muhanda nyine barabisaka ku muhanda ku mpamvu zitandukanye ukabireberera ngo burimo wowe aba ubajyanye ku ishuri burya ngo burimo urera nko korora inkoko n'agacu ukuza ngo abanzi buriye agatikira. Nimba umuntu utwite inda nyirayo ashaka kuyikuramo yumva adakeneye uwo mwana, ukaba wumva utazamumurerera kandi niyo waba uzamumurera niwe ufite uburenganzira bwa mbere, nta mpamvu yo kugira ngo umubangamire. Itegeko ryarabibemereye, nawe umuntu wumva bishaka yabikora nta kibazo. Ubundi abantu bavuze ibi byo kwica batangiye kuzana nyine amarangamutima y'ijambo ry'Imana. Wereka umuntu sibyo akora ibyo yatekereje, noneho azigirira urubanza n'Imana ye ko nta muntu uzagira undi ku Mana, buri wese azigirayo. Tuba turimo byose kwibitubona. We mureke niba Imana izamuziza icyo cyaha baziburanira n'Imana ye, ariko ubuzima bwiza ashaka ku isi nibura yabushaka no kuzana izo ingingo z'Imana kuba harimo ubushake bw'utwite ukazizana kutayemera. Ikindi wenda ubwo nahita mvugaho nuko iyo tuvuze kubona izo rubyara abantu bakanga kubyara bushoboye kurera, hari igihe umuntu ahita yumva kumuhibira, ariko abo kuboneza no kuringaniza. Tumenye ko kuboneza urubyaro kubyara umuntu ashoboye kurera ntibigaruke kukumva ngo nshobora kumugurira ibijumba karya ku manywa na ninjoro. Oya, urebe se wazamurihira n'ishuri ryiza. Uribuka ngira ngo twari turi kujya ku ishuri, uribuka haza gahunda yo kujya gutanga buruse hakurikijwe ibyiciro by'ubudehe. Ababyeyi imbere bavuga batera kanjye se ndi umutindi nge iwacu, noneho batangira kumusaba amafaranga abona umwana agiye muri kaminuza basimba 600. Burya naribeshye kira cyiciro si cyanjye pe. Ikindi buriya iyo ubyaye umwana ntabwo ibimugenda hari wowe biba bisabwa gusa na leta, kuko ese umwana uzamwubakira umuhanda bazajya anyuramo, uzamwubakira ishuri ryazajya yigamo, uzamukora ibyo byose. Tugomba kumva ko niba turi kubyara duteganya ese ubushobozi bw'igihugu bwo bungana buti. Ariko biragaragara ko minsi iri imbere basaza bazaba ari benshi pe rwose ngo biragaragara impamvu bigenda binahura na gahunda nyinshi zo kubateganyiriza kuko biragoye. Yahawe kudohoka. Ati mwaramutse tugana ku musozo, ati mwaramutse neza ngize akabazo. Ngo hari ikintu ngo kuri iki kintu cy'ababyeyi ubu birashoboka ko ushobora kubwira mama cyangwa papa ko ngiye kureba umusore cyangwa umukobwa kandi ngo turi bukore imibonano mpuzabitsina, ngo birashoboka ko bimubwira koko. Ikibazo cya mbere yibajije ati mama nimugoroba rwose ntugire ngo ndi hano mu rugo ndaba nagiye kureba sheri. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ibyo biragoye pe. Ikindi kubwira umubyeyi ngo ajye kugufasha kubona uburyo bwo kuboneza urubyaro, ati ni hahandi nzasohoka agahita yumva ko ugiye muri ayo mabi. Kuba uruboneje avuga ati ubu noneho habaye indayi butwi niko bavuga, ngo atangire rero agukanire ngo kandi koko none se ko nafashe uburyo bwo kuboneza urubyaro, nafashe n'ubwo kurinda indwara. Ahise ashyiraho kandi kabazo ati yenda uburyo ko nabufashe bwo kuboneza urubyaro izindi ndwara zo. Ati rero igisubizo cy'ibibazo byose rero gifite abantu babiri aribo abahungu n'abakobwa, kandi mu gihe nyacyo, mu gihe cy'ako kanya bagiye gukoramo icyo gikorwa, kuko kubitegura guhari mbere, gutegura iki gikorwa bagiyemo guhari mbere. Ati rero tubitegure mbere byose birashoboka nyine. Ati tutabiteguye mbere byose ntibishoboka. Indera urumva ko yagarutse ku myumvire y'ababyeyi ndetse n'abana ubwabo. Yitwa Claudine. Igihe urumva ibintu agarutsemo, icya mbere biragoye kubwira umubyeyi nyine ko wajya gushaka izo serivisi. Cya kabiri aravuze ngo biragoye ko wamubwira ngo ugiye kubikora, ntumubwire ko ugiye kubikora ariko umubwire ko ugiye gusura inshuti yawe. Umubyeyi agomba kuba azi ko ufite inshuti kandi nawe aba ari umuntu mukuru by'ubucuti ababizi nawe itabibona ababyumva. Mbese reka tugane ku musozo, twaganiye byinshi ngo arekwa ntashira, tuzafata undi munsi. Iyi ni ingingo y'ubuzima bwa buri wese, twavuga bukira bugacya n'ejo bugacya bukongera bugacya, mugana wa muhanzi. Reka rero ducumbikira ahangaha, ariko gusa wenda mu masegonda nka 30 icyo wumva abantu basigarana rero kwinosa.
ubwo icyo twababwira ni uko Réseau des Femmes irahari mu gukomeza guteza imbere ubuzima bw'imyororokere mu Rwanda binyuze muri serivisi zitandukanye, ariko by'umwihariko dushishikariza urubyiruko kuduhamagara kuri wa murongo 811 kugira ngo babone amakuru yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Murakoze cyane. Nanjye icyo numva ababyeyi basigarana ndetse n'urubyiruko nuko abangavu nabo bemerewe gukoresha uburyo burarinda gusama batabiteganyije, ndetse hakaba hari intambwe imaze guterwa bitakiri imyumvire itakiri hasi nka mbere, n'ubwo urugendo rugikomeje dufatanyije impinduka nziza zizagenda ziza. Murakoze. Ndabashimiye rero mwese twanye muri kino kiganiro, tuzongera ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 5 mu kiganiro The Interview mwaye muronyi.